mama babimuhanuriye kera kinwite babimuhanuriye ati umwana ugiye kuvuka n'umuhanuzi bari yavutse barabimuhanuriye ko kuzavuka uri umuhanuzi guhanura nanabyumvagamo kera nyiri umwana mama meka tukajya gusenga ni mama wasengaga agiye ibyo gusenga natanabyumva na gato nta n'ibyo numvaga nshaka habe na kimwe habe wapi byaje kukuzamo guteze byaje kunzamo icyo gihe nari imeze nabi bamara kundoga bajya kumvuza bava kumvuza hagasigaramo ibisigarizwa mushumba wacu ari we Ndibyare Celestine aransengera ubwo ni pasiteri aransengera nuko bivamo noneho mama akajya ambwira ngo tujye ukunda gusenga noneho nakajya mfatirira icyitegererezo ku muntu bita Tasiye uwuhe umuhanzi Titus kuki ari wowe wahisemo gufatira icyitegererezo kuko indirimbo ze narazikunze cyane nkunda n'ukuntu yitwara ngiye ndihererana agasenga Imana ikanyumva pe nakanayize nazamukaga no ku musozi none nabyo byanze mbese kimwe wajya kujya ku musozi rukonkobora ubwo se wajyaga ugiye nko gusengera iki ubwo ngubwo ngiye gusenga Imana inshoboze umubwenge bwo mu ishuri n'ubwo hanze numva nshaka kuzavamo baba pasiteri barenze nk'uko Theogene yari ameze ushaka kuba umupasiteri ariko nabwo nakajya nkora akazi gasanzwe rero wifuza kuzakora ni akazi kameze gato ubuganga wifuza kuba umuganga ngo wifuza kuba umuganga ariko uri n'umupasiteri ubwo ushaka kuzaba umudogiteri muri make ku buryo nzajya nanasengera abantu nuvuga ngo ukabasengera ukabavura ariko ukanabasengera mu rugo twakoze agataramo turasenga nibo nahereyeho manurira ariko nsenga Imana ati inyongerere guhanura kwanjye nigabanye kandi me ukuri kuzuye yarakibirinduye akicara hejuru Yesu wacu ni muzima mwese ni muhumure indirimbo wumvisha kunivuze iravuze ngo ibyo wakigira byose yawa mwana w'umuntu umenye yuko uzakenera iki Imana nubwo ufite amafaranga araho ugera nakora iki nakore ariko ufite Imana niyo waba ufite n'amafaranga ufite Imana hose birakora fumu bataraza kugusura abacuraguzi bataraza kugusura wari kundeba kuri kamera ndagutangariza ko usenga ku gato na kanini kuko usenga ibigusengesha bitaraza kugusura abapfumu bataraza estakopeneda elashayedamo enestekope analayaze Yes, reka tutangire tubasuhuza mwese abadukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kwa mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu tugushimiye kuba warahisemo gukurikira iyi channel ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda reka tukwifurize kugwa neza kana mwana Nyagasani abane nawe kuri kamera ndi kumwe n'umwana mutoya araza kutwibwira nishimiye kukwakira kuri izi kamera njyewe nitwa Irambona Kenefu ayo ni amazina yanjye n'irindi zina natasiga Kinywanya Irambona Kenefu Kinywanya Kinywanya ryaje rite rero Kinywanya ryaje ahantu nigaga ku ishuri ryo mu Ngara mu Ngara ubwo nahagana he N'ikinyi ahantu hari ishuri umanuka hepfo mu Birembo ishuri ryo mu Birembo yego ni iryo ngiro noneho iryo zina rero ryaje rite natari nakizwa bakubise inshuti yanjye
nanjye ndavuga ati ibyo ntibyavamo. nanjye mvuga ati ngiye kuguhorera. nuko nanjye uwo nguwo umukubise ndamukubita. nuko bajya banyita Kinywanya. bahise bakwita Kinywanya kuko kubise umuntu se? kubera ko yari inshuti magara yanjye. yari inshuti magara yawe. nose Kinywa uravuze uti mbere yuko nkizwa, ubwo se wakijijwe ryari? kuko njye nari nzi ko wavutse ukijijwe, wenda yuko akunda abana bavukira mu miryango ukijijwe. oya ni mama wasengaga agiye ibyo gusenga natanabyumva na gato. nta n'ibyo numvaga nshaka habe na kimwe. habe wapi? byaje kukuzamo gute se? byaje kunzamo icyo gihe nari meze nabi, baransengera. wari umeze nabi gute ubwo? nyine bari barandose, bamara kundoga bajya kumvuza, bava kumvuza hagasigaramo ibisigarizwa. mushumba wacu ari we Ndibyare Celestine aransengera. ubwo ni pasiteri? aransengera nuko bivamo. noneho mama akajya ambwira ngo tujye ukunda gusenga. nanjye nuko barambwira ngo njye muri korari, ariko korari sinajyamo kuko nabaga mfite isoni. yego nuko mukuru wanjye we yayibagamo korari, ariko nawe ubu ngubu ibyo gusenga we ntabyanakira. yabivuyemo se? hoya se? yasengeraga muri ADPR. n'ubu ntihagisengera, n'ubwo insengero bazifunze. yego nuko nanjye yegereza mikorofone cyane rwose abantu baje gukumva neza. nanjye nangira gukunda gusenga, ndabikunda. noneho nakajya mfatirira icyitegererezo ku muntu bita Tasiye. Tasiye uwuhe? umuhanzi? Titus. kuki ari wowe wahisemo gufatira icyitegererezo? kuko indirimbo ze narazikunze cyane. nkunda n'ukuntu yitwara. yego nongera no gukunda undi muntu bita mushumba wacu ari we pasiteri wacu Ndibyare Celestine. ndamukunda, abwiriza neza. kandi we ntabwo ajya guca mu by'incamake ibiki, avuga ijambo ry'Imana gusa. avuga ijambo ry'Imana gusa? kuva icyo gihe rero bati baransengera nanjya kubukunda, uhita ukunda ibyo gusenga. noneho ahantu reka ngiye kugera ahantu ubuhanuzi bwanjye bwaturutse. oya ibyo turaza kubigeraho. uretse kwihuta ugende gakeya. nari nihuse cyane. uti rero ntangira kumenya gusenga gutya. waje kujya muri korari ko waravuze ngo ntabwo washaka kujya muri korari? muri korari nabwo nanze kuyijyamo kuko yari korari ya mbere bwa mbere, ahubwo urusengero rukibamo Gisazi. noneho korari nza kuyijyamo, ariko ubwo ngubwo nayigiyemo gatita nyivamo kubera ukuntu banangiye kunuka. iyo korari yitwa ngo iki? bahitaga korari ntabwo wibuka izina ryayo? ntabwo nanaryibuka. none se bagutukaga baguhora iki? kubera ko njyewe narabaderanjaga. mu busanzwe urakubagana? oya ntabwo njya nkubagana. kandi uvuze ngo warabaderanjaga? yari imbere. ubu byarashize? ubu byarashize. none se Kinywa ubundi ufite imyaka ingahe? njyewe imyaka mfite ni 10. ufite imyaka 10? wiga mu wa kangahe? niga mu wa 4, ngiye kujya mu wa 5. ugiye kujya mu wa 5? ku myaka yawe 10 rero uyu munsi ufata bibiri ukajya kubwiriza abantu, ukajya kwigisha abantu? ibyo byose ni Imana ibinshoboza. ni Imana ibigushoboza. none se Kinywa wenda tukiri hafi aho ngaho, tukiri mu by'amasomo, mu buzima busanzwe ubundi ukunda yahe masomo? mu buzima busanzwe nkunda English, Icyongereza, nagakunda na social, n'Ikinyarwanda na Math. urabitsinda?
ibyo ndabitsinda byo. ubu se wabaye wa kangahe? Njyewe Eh. nabaye wa 9. Wabaye wa 9. Utari kuzaba uwa mbere. Nzaba uwa Mu wa mbere. 5 ugomba kujya uba uwa mbere. Sibyo? Uwa 5 byo kuba uwa mbere ni hamwe. Ni hamwe? Uzanabisengere rwose. Ku buryo uzaba uwa mbere mu wa 5. None se Kinywa, uyu munsi rero insengero ko bazifunze uri gusengera he? Njyewe ni cyangwa urwanyu ruracyafunguye? Urwacu ntabwo rugifunguye. Njye ndihererana agasenga Imana ikanyumva pe. Nakanayise ko nazamukaga no ku musozi none nabyo byanze. Nose Kinywa wajya kujya ku musozi? Rukonkobora. Ubwo se wajyaga ugiye nko gusengera iki ubwo ngubwo? Ngiye gusenga Imana inshoboze umubwenge bwo mu ishuri n'ubwo hanze. Yego. Nuko none se wenda ugitangira gukunda gusenga ubona ubwenge bwo mu ishuri icyo bwahindutse cyangwa byagumye nk'uko byari bimeze mbere? Byarahindutse. Ahubwo mbere nta bwenge nari nanafite. Byarahindutse ubu nsigaye nkubita uwa 9 none nagakubita n'uwa 10. Kandi mbere nakubitaga uwa 30 20. Ibyo tubwira ni ukuri se? Ni ukuri. None ubu ngubu nsigaye mbuwa 9 kandi ufite intego zo kuba uwa mbere umwaka utaha? Iyo ntego yo ndayifite. Ahubwo ngomba gusenga Imana ikabimfashamo. Nose Kinywa ubundi wumva nukura ushaka kuzavamo umuntu umeze gute? Njye numva nshaka kuzavamo baba pasiteri barenze nk'uko Theogene yari ameze. Ubu ushaka kuba umupasiteri? Ariko nabwo nakajya nkora akazi gasanzwe. Akazi gasanzwe rero wifuza kuzakora ni akazi kameze gato? Ubuganga. Wifuza kuba umuganga? Ngo wifuza kuba umuganga ariko uri n'umupasiteri? Ubwo ushaka kuzaba umudogiteri muri make? Ku buryo nzajya nanasengera abantu. Nuvuga ngo ukabasengera ukabavura ariko ukanabasengera? Nibyo. Wumva ufite ubushobozi bwo kuzavamo umuganga koko? Ndabufite. Kuko nibyo naherena na kera nshaka. Yego. Wavuze uti rero gusenga ubundi mama niwe wasengaga cyane? Niwe wasengaga pe. N'ubu aracyasenga ariko? Ubu ngubu baranasenga ni n'umudiyakoni. N'umudiyakoni? W'urusengero rwacu. None se mama ajya gufasha muri bigendanye no gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana? Hari ibyo ajya gufashaho? Aramfasha cyane akanansengera akanyigisha ijambo ry'Imana akansomesha yanyigishije no gusoma Bibiliya? Nabyo narinzi bambwiraga ibyo gusoma Bibiliya nakavuga ati akagenda uwo mwanya n'uwabashaje namwe. Ariko njyewe wumva gusoma Bibiliya ari by'abashaje? Ariko ubu ngubu mfite inyota yabyo. Ntawabimbuza. Ntawabikubuza? Nawe. N'uwabimbuza yabashaka amahane. Yabashaka amahane? None se Kinywa watubwira uti ngiye nakunda kujya ku musozi wenda ati nuko umusozi ubu ngubu muri iki gihe bitemewe. Ntiyo wabaga wagiye ku musozi wabaga ugiye gusengera iki ubundi? Nabaga ngiye gusengera impano yanjye. Nakagenda ngiye gusaba n'icyifuzo. Kimeze gite? Icyifuzo nk'ibyifuzo wakunda kujyana n'ibyifuzo bimeze bite? Nakunda ibyifuzo najyanagayo nibyo guse mama wanjye yararwa bundi n'ubu aracyarwaye. Umugongo ni warwaye. Icyifuzo nicyo najyanaga nakasenga n'ubu birorohera. None se hari ibyifuzo ujyana ku musozi wabisengera ukabona Imana irabisubije cyangwa uracyategereje ko Imana izabisubiza? Irabisubiza byinshi. Nk'ejo bundi Imana yankoreye surprise. Umuntu angurira inkweto.
none ubwo ndanamushimira. cyari icyifuzo rero warasengeye se? Nari naragisengeye. wari wasengeye kugira ngo ubone inkweto? Nicyo nari naragisengeye. Wari waragisengeye none Imana yankoreye surprise umuntu arazingurira? Yasa azingurira arazizana mu ishashi, nanjye naraserebuye ndanamuhobera, namubwira arakoze. Yego. Kimwa rero wigeze kubikomozaho uti impano zo guhanura. Ngiye nagize amahirwe nigeze kukubona mu rusengero uhanurira n'abantu, ndetse ufite ukuntu rwose uvuga n'ijambo nk'umuntu mukuru. Muri ziriya mpano zo zaje zite? Ariko ubundi twabanje tugasenga kimwa, wabanje ukadusengera. Dusenge? Banza udusengere, abantu bataza kutubaza impamvu twakoze ikiganiro utadusengeye kandi uri umunyamasengesho, uri umuhanuzi. Kuba Imana dusenga. Mana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana rubasha, waturinze tuza, uranaturinda dusubirayo Mana. Urinda n'uyu uri kudukoresha ikiganiro, uraturinda. Turagusabye Mana uhagararane nanjye, uvugane nanjye, byose bikorwe nk'uko ubishaka Mana. Tubisabye twize mu izina rya Yesu, amen. Amen. Ukabura dusengeye rero. Ndabasengeye. Ngaho rero nagiye kukubaza nti za mpano zaje zite? Ziriya mpano zo guhanura. Ziriya mpano ukuntu zaje, kera byankwikiyemo. Guhanura nanabyumvagamo kera nkiri umwana, mama meka tukajya gusenga. Mfite nk'imyaka 5. 5 nibwo natangiye nagasenga, nakumva misenge ahandi hantu. Nuko bitangira bizamuka nkagira ubwoba cyane. Ejo bundi insengero barazifunga, ejo bundi muri corona. Ni muri corona cyangwa ni muri covid? Muri covid nyine. Niyo corona. Niyo corona yabincanye. Nuko barazifunga. Bazifunguye ejo bundi ndasenga, bazifungura nari mfite n'inyota yo gusenga pe. Turasenga yari yarazimiye. Turasenga baranyirukankana dukora soruta umunsi umwe, Mana biramanutse baransengera biba biraje. Ndatangira gutyo. Biza wumvaga bimeze bite? Numvaga natazi n'ahantu ndi. Numva Imana nyine, ubushobozi bw'Imana n'imbaraga zayo. Ikavuga ikananyereka. Nuko nyine byaje. None se kimwa, nk'umuntu wa mbere wahanuriye uramwibuka? Umuntu wa mbere nahanuriye cyane mu rugo twakoze agataramo, turasenga, nibo nahereyeho manurira. Wabahanuriye iki cyo gihe? Umuntu wahanuriye icyo gihe wamuhanuriye iki? Ndabyibukara. Wa mbere n'umugabo bita Richard Apotre. Yari n'umwapotre? Iryo zina n'Imana yari mwiza. Nuko bamwita Apotre? Angiza ngo na Apotre wimitswe. Ntabwo ari Apotre wimitswe, ni Imana yari mwise nyine. Noneho nuko ndamuhanurira ati nareke kwiganyira. Byari Imana ibimbwiye. Nuko Imana ari kubwiye ngo umubwire ngo areke kwiganyira. Ubimubwiye se yakubwiye koko yari afite kwiganyira muri we? Arambwira ati ngo unshimire nahababazaho. Kahita ngurira. Hisa nakugurira. Bivuga ngo ubuhanuzi bwari buje ari nyabwo. Bwari buje ari nyabwo. Buze ninde biza bibeshye.
usibye nyine ba bandi baba bakoresha imbaraga z'efiyo. hari abusise bajya bakoresha imbaraga z'epiriya. Naba nkubeshye. ariko urabyumva ko bibaho? Ndabyumva babivuga kuri YouTube. ko hari abakoresha imbaraga z'epiriya. none se nta buzi bajya bavangirwa noneho umuntu akaba yahanuraga ari umuhanuzi abavangirwa ni benshi. babandi bititiza bakagenda ngo bakivugisha indimi ni benshi. wowe se ntabwo ujya uvuga indimi, iyo ntabwo ujya uvuga mu ndimi? njyewe bundi ndavuga indimi ariko ibyo mbuze kuntu nabivuga. ariko nsenga Imana ati inyongerere guhanura kwanjye nigabanye kandi me ukuri kuzuye. yego ubu nuvuga ngo uricara ukajya usengera impano zawe kugira ngo zikomere. mama ajya gufasha gusengera impano zawe? aramfasha. iyo twicaye mu rugo tugasenga, iyo turangije kurya tugasenga. uyu ndavuga kujya kugusengera kuko cyangwa mama we ntabwo abizi ko uri umuhanuzi? arabizi. arabizi. mama babimuhanuriye kera kinwite. babimuhanuriye ati umwana ugiye kuvuka n'umuhanuzi. yavutse barabimuhanuriye ko umuhanuzi uzavuka uri umuhanuzi. ngo nyine nuko. none rwose wavuyemo umuhanuzi koko Kinywanya? umuhanuzi Kinywanya. Kinywa, hari igihe nigeze kugusanga mu rusengero nyine ariko nkubwira ko nakubonye kigiye rwose wagurutsa n'abantu babahanuriza. kiriya gihe wabahaye message zabo bwite cyangwa zari message? nabahaye message zabo bwite. Mana yari inyeretse. Nese bura yari zikweretse hara mu rusengero? Yari zinyeretse hara mu rusengero kuko nari ndimo no kwihuta. Wari kwihuta? Mama yaragiye guhita ajya no kurepeta. Kandi mugomba kujyana? Ugomba kujyana. Se ubundi waturirimbiye ka karirimbo kawe ko nabonye no hanze aha ubundi kagize kamamaye cyane. Ubundi kara karirimbo wagakuye he? Era ndirimbo nanjye nayikuye ku rusengero ahantu bita i Kanombe. Wagiye gusengerayo? I Kanombe nta nubwo ari niyanjye. Ni Kanombe ahantu nayikuye n'uwo mugabo nawe wayiririmbye n'umucuranzi bita Regis. niwe wayiririmbye. azi no kuririmba ariko ndanamukunda cyane. azi no kuririmba agira n'ijwi ryiza. Ko yiririmbe abantu bumve ko ari wowe koko wabiririmbye bataza kugira ngo twabazanye undi muntu utari. Ndirimbe yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese ni muhumure. Komeza nyine. yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese ni muhumure. yarakibirinduye akicara hejuru, Yesu wacu ni muzima, mwese ni muhumure. Ese ubundi ni igiki yabirinduye? Ko abantu nabonye babyibazaho cyane. Ni igitare. Ni igitare? Ninde wakibirinduye? Ni Yesu. Ni Yesu wakibirinduye akakicara hejuru. Akicara hejuru. Abamarayika nyine, abamarayika baraje bakura yita Yesu akicara hejuru. Yego. Kinywa, reka yanda tutaza no gutinda cyane utaratugezaho ijambo ry'Imana. Cyaro bambwiye uti hari ijambo ry'Imana mfite ndaza gusangiza abantu. Kinywa, ndashaka kuguha umwanya ukabanza ukadusangiza ijambo ry'Imana.
funguye Bibiliya yawe rwose. tugiye gusoma Yesaya ibice 43 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4. Tya ku murongo wa 4. Uradusomera? Musomye nasomeye nge ndasubiramo. Munsomera asubiramo? Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bazacungurwa. Ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati witinya kuko nagucunguye naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimo ibyawe ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa aho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Kuko wambereye inkoramutima kandi ukabaho kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Ngiye kubanza nzamura karirimbo mu rusengero. Naje bwa mbere n'ubwa kabiri nzana amagambo avuga ngo iki nera yandirimbo yarakibirinduye. Navuze ati Yesu agiye kwicarira abarozi bakuzonze, yongere yicarira ubushomeri bwakuzonze. Je n'écoute Ernest Alaboyasi. Yongere yicarira ibituma utabona iki akazi. Haleluya. Nawe uri kunyumva, Yesu agiye kwicarira ibyakuzonze. Amen. Yicarira ubushomeri. Amen. Yicarire n'ibindi byose. Amen. Kuko ni Imana ishobora bingahe byose. Amen. Ndongera bwa kabiri ngaruka mvuga ijambo rivuga ngo iki, riravuga ati naho Imana itakura umuntu, yamukura muri karande, yamukura mu barozi, yamukura mu Elastaraboya sinema, yamukura mu bapfumu, hose yahamukura. Amen. Nawe uri kundeba ndagutangariza ko nta Imana itagukura. Amen. Mu barozi bakuraga yaho bakuvana mu nibyo. Reka nera karirimbo gato kamfasha. Yego. Ku birenge byawe none atabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge byawe none atabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge byawe Mana niho natabariwe, amarira nazanye ntago ariyo natahanye. Ku birenge by'Imana niho twatabariwe, kandi amarira twazanye ntago ariyo twagize ute twatahanye. Amen. 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 Abari kundeba badakirijwe nibashaka bagizwa hakiri kare. Kuko Imana igukorera byinshi byinshi. Ntiwakicwa n'inzara uri mu nzu yande y'Imana. Ntiwakorwa n'isoni uri mu nzu yande y'Imana. Setitalaboya sinema. Professor. Ndagutangariza ko hari Imana ikora kandi ishobora bingahe byose. Kandi iyo Mana niyo yonyine ariyo yitwa Rurema. Ngiye kubaririmbira indirimbo y'Imana, murajya mwumva n'ubutumwa burimo. Ngo indirimbo ugiye kuturirimbira irimo n'ubutumwa.
nabubabwira. Yego. Ibyo wakigira byose yewe mwana w'umuntu umenye yuko uzakenera Imana. Ibyo wakigira byose yewe mwana w'umuntu umenye yuko uzakenera Imana. Nubwo waba ufite amayetaje, ibyo wakigira byose yewe mwana w'umuntu umenye yuko uzakenera Imana. Indirimbo wumvisha ukuntu ivuze? Iravuga ngo ibyo wakigira byose yewe mwana w'umuntu umenye yuko uzakenera iki? Imana. Nubwo waba ufite amafaranga araho ugera nakora iki? Nakore. Ariko ufite Imana, niyo waba ufite n'amafaranga, ufite Imana hose birakora. Mwijuru ntago amafaranga ari yakora. Siko? Yego. Akora kumvisha. Nakumvise. Amafaranga si yakora. Si yakora. Kandi nubwo waba ufite inka nyinshi zirenga 1000 si byo bikora. Kandi nubwo waba ugendera mu kirere ufite iki urusha abakene, ibyo ntibikora ku Mana. Ariko byose umuntu bidushoboza ninde? Ni Rurema. Kanongere ndirimbe n'indi imwe yonyine. Usenga ibigusengesha bitaraza kugusura, gusengesha bitaraza gusura abapfumu bataraza gusura abarozi bataraza gusura ibihunyira bitaraza kugusura. Amena cyane. Ngo tusenge bigusengesha bitaraza gukora ikiyemu kugusura. Haleluya. Amen. Ngusenga ibigusengesha bitaraza kugusura, abapfumu bataraza kugusura, abacuraguzi bataraza kugusura. Wari kundaba kuri kamera ndagutangariza ko usenga ku gato na kanini, kuko usenga ibigusengesha bitaraza kugusura, abapfumu bataraza estakopeneda elashayedamo enestekope enalayaze etitakabo eneshetaraya enistabo enikope. Ngutangariza ko nubwo abacuraguzi wari kundeba kuri kamera ntago ndi kureba uri kumvugisha. Abacuraguzi nubwo bacuragura kajana, ariko ufite Imana ugira ute ukorera, ntago ari bukorera. Kandi nunakorera nta nubwo unakorera na Satani. Haleluya. Amen. Ikiriza cyane amen. Amina. Nubwo ndacyakubwira ati korera Imana ku gato na kanini, kandi uyikiranukirwe. Amen. Mana we. Hari indirimbo ivuga ati nta joro ridacya na mvura idahita, na joro ridacya na mvura idahita, ku muntu ufite Yesu na joro ridacya. Amen. Uyu mwanya ndagutangariza ko nta joro ridacya nta n'imvura idakora iki? Idahita. Amen. Uko waba ufite Imana kose zati anestai. Haleluya. Uko waba ufite Imana kose ijoro riracya n'imvura igahita, nta nubwo wananyagirwa uri mu nzu yande y'Imana. Mena cyane. Amen. Ndimo ndumva arakaca Imana iri kutushyira. Amen. Zelashe tita enemai. Prophesy. Setiko enebo elastai. Prophesy. Zenima enai. Prophesy. Dufite Imana ikora
kandi ishobora bingahe byose Mm. ari n'iyindi ndirimbo ariko yo ntabwo nyizi yose Mhm. ngo dufite imana itabara abayo nikivu ngo dufite imana itabara abayo iyo dusenze iratwumva dufite imana itabara abayo kandi niyo dusenze ikora iki yemwe iratwumva Mm. ndagutangariza ko uri kundeba kuri kamera aho waba uri hose naho waba wicaye hose Mm. ndagutangariza ko dufite imana itabara abayo kandi iyo dusenze kandi niyo dusenze iratwumva Mm. wowe uri kundeba udakijijwe ibyo simbizi oya komeza wicara kuko imana ikumbwira ngo uri kundeba wese mubwire Mm. zena enapo enesteko enedarayi Mm. wowe uri kundeba nubwo ari ibigutera ubwoba ukorera imana ntacyo bizagukoraho ahubwo kuko ukorera imana ishobora bingahe byose Mm. nubwo abapfumu bagutera ubwoba abarozi bagutera ubwoba abacuraguzi bagutera ubwoba ibyo kuko dufite imana itabara abayo inashobora bingahe byose ibyo bikuraho Mm. zenita enemayi Professor. kuko ari imana kandi yariyo imwe dusenga iyo bita imana kandi ari ishobora bingahe byose kandi imana yacu yumva no gusenga amena cyane Amena. wamvugiye ngo amena Amena. niba uri kunyumva Mm. ijambo njya kukubwira riravuga ati ngo imana zenati enemoyi wowe uri kundeba muri kamera ndakubwira ati ngo ati ibihinda byose n'ibyagutera ubwoba zenibo enetayi zekope enedara jenitita enebo Professor. zekope erebo Professor. ibyagutera ubwoba byose ntabwo imana byayinanira imana kuko ishobora bingahe byose murakoze cyane Kinywa urakoze ngira ngo ntuduhanuriye se buriya ndabahanuriye nose Kinywa ubundi ibintu byo gusenga nubwo watubwiye uti nasenze nyine imana inyongera ubwenge ntabwo ubundi gusenga buriya bishobora kuba intambamye ku masomo yawe wenda ugasanga igihe wakagombye kuba uri mu ishuri wagiye kwisengera oya kuko njye nasengaga ari igihe nanasibye amashuri njya gusenga njya no muri soroti waba wasibye ishuri ntabwo n'ubundi imana yamfashijemo ndatsinda ubwo nose urumva utari wakoze amakosa ubundi Kinywa reka mbanze nangariza akantu kamwe kuri kamera nubwo ari ibyagutera ubwoba ngo abana bawe nibaziga imana yabishatse baziga amena amen dukomeze niko ubwo se icyo gihe ntabwo urumva utari warangaye aho kugira ngo ujye ku ishuri ukigira muri soroti nari naranga ariko imana yabimfashijemo n'ubundi note ndazandika ariko ntabwo uzongera kurangara ntabwo nzongera kurangara kuko nabaye uwa 9 iyo mba nize sinari kuba uwa 9 nari kuba uwa mbere ariko ufite gahunda yo kuzaba uwa mbere umwaka utaha kwa mu wa 5 so bisezeranyije umwaka utaha imana izabinkorera
nzaba uwa mbere. Yego Kinywa urakoze rero kutuganiriza ndetse no kuduhanurira. Uje nk'umuntu ashaka ko umusengera uramusengera? Umuntu abishaka hari nk'umuntu ushaka kuba yadukurikiye akavuga ati nyamara Kinywanya ashobora kuba yansengera. Namusengera ariko nabanza gusenga Imana ikampa icyerekezo, ikaguha icyerekezo, ikambwira ko namusengera cyangwa natamusengera. Hari igihe Imana ishaka kwanga ko usengera umuntu se? Wenda njyewe ndacyari n'umwana, njyewe nasenga ariko byanakunda. Yego Kinywa umuntu ashaka kugira ngo muvugane yakubona gute? Ashaka kujya muvugane wenda umusengere cyangwa wenda nakubwira ibindi by'ubuzima busanzwe. Yamamaga ashaka kuba yagukunze ahangaha kavuga ati uyu mwana ngiye namwikundiye nawe ariko buriya wenda hari impamvu yamamagara. Ubuse nk'ubushize ntiwatubwiye uti hari umuntu aherutse nkunda surprise anzanira inkweto. Umuntu ashaka kuvuga ati none njye ndamugurira ishati. Uwo nguwo yabakoze cyane. Yakubona gute rero Kinywa? Yamamagara. Ufite telefone se? Telefone ya mama. Urayizi se? Urayizi yitubwire. Yitubwire nimero ya mama ni wize. 078 gatandatu gatatu 20. Ku muntu rwose wifuza kuba yakuvugisha yahamagara mama wawe ubundi akaba ari we anyura. Hari ikindi kintu wifuza kutubwira cyangwa dusoza ikiganiro aho ngaho? Ikindi byanjye byari ibyo byonyine. Cyo nahanurira u Rwanda nabwiye ati ngo bagiye kurwana intambara ikomeye cyane cyane yo mu rusengero. Yo mu nsengero nizo bagiye kurwana. Ni cyo ngibyo. N'ikindi cyorezo kigiye kuza. Murakoze. Reka dushimire abadukurikiye ibiganiro byacu byanakagaruka. Shalom.